Abakunzi ba Miss Nishimwe Naomi bari mu byishimo cyane, aho Miss Nishimwe Naomi kuri ubu ngubu atwite. Ni umwana w'umukobwa cyangwa ni umuhungu? Turabitegereje byose. Reka tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tuganire, dore ko yari amaze umwaka wose iyi nkuru abanyarwanda benshi cyane bayitegerejanye amatsiko menshi cyane. Ibyo byose rero twarabitegereje. Abakunzi be murabizi ko yabaye Miss Rwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, we yiyamamarizaga kuba Miss y'u Rwanda, n'ubundi yatwaye ikamba rya Miss. Rero yashakanye n'umugabo witwa Mike Tesfari, ubwo bakoze ubukwe bw'agatangaza mu mujyi wa Kigali, ndetse ubukwe buba bwiza cyane kandi bugenda live yakurikirwe n'abantu barenga ibihumbi byinshi cyane bakurikiranye ubukwe bw'uyu mu Miss y'u Rwanda, ndetse n'umugabo uturuka mu gihugu cya Ethiopia, aho n'ubundi murabizi yuko umuhanzikazi w'indirimbo z'isi, bavuga ngo z'isi, Medal, nawe yakuranye umukobwa mwiza witwa Mimi, ubukwe bw'agatangaza uturuka mu gihugu cya Ethiopia, ariko bwo bwabereye muri kiriya gihugu. Murabizi ababyinnyi bahariya muri kiriya gihugu ukuntu babyina, rero ubwo bukwe ninaha niko bwagenze. Barakundana cyane kandi babanye neza cyane, ni urugo rwiza rero rw'agatangaza. Nashyizeho agafresh muri kubona kuri ekara yanyu, uwo muri kubona ni Miss wacu w'u Rwanda, Nishimwe Naomi, niwe muri kubona ariko ari gucelebratinga. Ntabwo turamenya ni umuhungu cyangwa umukobwa, ariko aratwite. Ni ibintu byiza by'agatangaza. Mukuru we niwe wakoze post, kandi rwose uri kubona ukabona ni Miss w'u Rwanda, Nishimwe Naomi, wagarutse mu banyarwanda benshi kandi n'ubu muri entertainment akivugwaho. Ni mwiza, ni umukobwa mwiza w'agatangaza cyane, abantu benshi cyane bishimira kandi bagakunda. Reka twije mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, ndabaramukije, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Niba utameze neza, ihanganira ubuzima urimo. Niba warwaye, niba wagize ikindi kibazo, ihanganira ubuzima urimo, kuko muri iyi si dufashe igihe mu ntambara kandi turababazwa cyane kandi tukanababara. Ariko ikintu cya mbere ni ugusenga Imana ikakugirira neza, ukabasha gutuza neza, ugaturiza mu Mwami Yesu. Tuje kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu byishimo byinshi by'umugore n'umugabo bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, Mike Tesfari ndetse n'umugore we cyane mwiza cyane wabaye Miss y'u Rwanda witwa Miss Nishimwe Naomi. Aba bantu bakoze ubukwe bw'agatangaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo bwitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye mu rukundo, bavugwa yuko bari mu rukundo, ariko inkuru y'urukundo rwabo irasekeje. Ukuntu yatangiye uyu mugabo Mike Tesfari ajya guhahira mu iduka rya Makenzi. Murabizi yuko ari abakobwa batanu bavukana bakora iduka rya Makenzi. Yaritabiriye ajya kuhahahira, ariko akazajya abona umukobwa mwiza cyane witwa useka, ufite inyinya, witwa Miss Nishimwe y'u Rwanda Naomi. Ariko yari ataraba Miss y'u Rwanda, ariko yaritabiraga akajya kuhahahira ibyo bacuruza, materials, product nyinshi bacuruza, akajya kuhahahira. Ubwo umunsi yagiye yabonye umukobwa mwiza cyane, ariko ntiyatwara nimero ze, kwa kundi ubura umukiriya ukabona umuntu mwiza ukwakiriye, discipline nyinshi hafi aho, kukwitaho hafi aho. Umukiriya yabonye ko avuga ati wow, cyaza ahantu batanga ibintu byiza cyane, bagatanga na serivisi nziza. Mike Tesfari rero yabonye umuntu mwakiriye, avuga ati wow, uyu muntu akwiye kuzambera umugore. Mu mutima niko yavuga, ariko n'ubundi byasesekaye ku munwa abimubwiye. Yaritabiriye, aragenda arahaha, ubutasubiyeyo ahasanga mukuru we witwa Kariya, sinzi ko babivuga, ariko Kamari Katia ya mukuru we nawe wakoze ubukwe na Adonis. Yaritabira ahasanga Miss y'u Rwanda ntawe uhari muri iryo duka. Aramubwira ati ko nshaka umukobwa umeze nk'uko. Uti ntabwo yaje ku kazi, ariko umuntumyeho namugutumikira. Aramubwira ati naramukunze, ushobora kumpa nimero ziwe se nkazamuvugisha? Undi aramubwira ati nta kibazo rwose naziguha. Urumva Kamari niwe usa nkaho wahuje Mike Tesfari ndetse na Miss Nishimwe y'u Rwanda Naomi.
ubwo Mike Tesfaye rero yatanze izo nimero ntabwo yamuhamagaye. Katia yaratashye abwira murumuna we ibyabire, kazamubwira ati oh nanjye negereje yuko azampamagara. Ntibyatinze haciye iminsi 2 aramuhamagara, amaze kumuhamagara ati nitwa kanaka, kuko n'ubundi Kamari yari yabisobanuye Miss y'u Rwanda. Naomi aramubwira ati oh nakumenye koko, my sister yari yabimbwiye. Aramubwira ati rero ni njyewe, ndashaka ko tuzahura tukaganira. Barahura, bageze umunsi barahura baraganira barishimana, ariko uyu Mike Tesfaye ntabwo yatinjijemo, yahise amubwira ijambo ry'urukundo, amubwira ati ndagukunda ndagukunze cyane. Murabizi yuko nyine abakobwa b'u Rwanda babanza kubwira ati nzakubwira, arategereza. Ntabwo byatinze, umunsi umwe yahise amusubiza, maze kumusubiza igisubizo kizamubwira ati nanjye naragukunze. Nuko uko inkuru yabo y'urukundo yatangiye, ku buryo bari bamaranye umunyenga w'urukundo imyaka 5 yose, bari mu rukundo. Umwaka wa 5 ujya gukira wa 6 niho bahise bakora ubukwe, bereka famille ndetse n'isi yose n'abanyarwanda muri rusange ibirori byiza by'akataraboneka. Ngaye nguko inkuru y'urukundo uko yaje kugenda, ariko byari ibintu byiza cyane kuko buri muntu wese yarishimye, yishimira ibyo abonye muri ubwo bukwe. Ubukwe bwitabiriye n'ibyamare bya hano mu Rwanda, ndetse n'umuntu witwa Miss Mutesi Jolly nawe yaritabiriye ahabwa n'impano. Miss Muheto Divine yaritabiriye, ndetse n'abandi ba Miss bose babaye aba Miss y'u Rwanda baritabiriye. Ubu rero bari mu byishimo by'uko Miss wacu w'u Rwanda atwite. Ni umukobwa ni umuhungu, tubitegereje amatsiko. Nibiba ngomba kubabwira, kandi mba mpari igihe cyose munyeneye ku makuru yose munyeneyeho. Ndabakunda cyane, mureke muri ahangaha mbashimira umugisha w'Imana. Niba utameze neza ihangane mu buzima urimo, niba warwaye cyangwa wagize ikindi kibazo, ihangane, Nyagasani Yesu arakoze kandi agira ibambe. Nizere ko icyumweru cyabereye cyiza, ndetse na weekend yababereye nziza, aho muri hose mu mpande zose muherereyemo. Ubwiza bw'Imana bubabeho, kandi umugisha w'Imana ujye ubaho uko bwije n'uko bukeye. Niba wagize ibyago cyangwa uri mu bihe bitoroshye bitakoroheye, jya wihangana. Buriya mu buzima duhura n'ibibazo byinshi cyane, tugahura n'abantu batubwira nabi cyangwa batubwira amagambo asesereza, ariko icyambere ni ukwiringira Imana ugasenga. Imana niyo ya mbere mu buzima, kuko umukire n'umukene iby'Imana yashyizeho nuko twese tuzataha, tuzapfa. Ni ugupfa wiyejeje, ibindi byose Imana irabizi.